Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku batanzi ndabizi ko mutari no kundeba, nitwa Ndatsinze Oscar cyangwa se nkunze gukoresha Ndatsinze M Oscar. Nagiriwe amahirwe adasanzwe yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Dushimira abayobozi ba Pray Now Youth banyemereye ko ari njye bageza iryo jambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi 2024. Reka dusenge. Tuguhaye icyubahiro Yesu Kristo, uri umwami Imana kandi ushobora byose. Nta na kimwe gihishwe mu maso yawe kuko byose urabizi kandi nanjye unyitayeho. Tuguhaye ikaze, ngwino uvugire muri twe, uvuge ibyo wateganyije kubwira ubwoko bwawe. Umuntu wese unyumva yakira ubwiza bw'Imana mu buzima bwe, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nk'uko mubizi turi kuganira ijambo rivuga ngo gusenga gufatanyije no kuramya. Ni topic nziza turi kwigaho ukwezi kose. Turi gusoma by'umwihariko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 16 ku murongo wa 25-26. Avuga ngo ariko mu gicuku Paul na Sila barasenga baririmbira Imana, iz'imbohe zirabumva. Nuko habaho umushyitsi ukomeye, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, iminyururu ya bose iradohoka. Ariko ngiye mu nyemerere dusome mu Ngoma za 2 ibice 20 ku murongo wa 21 n'uwa 22. Haravuga ngo nuko amaze kujya inama n'abantu ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka, bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangaje imbere ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Umurongo wa 22 haravuga ngo batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiriraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda baraneshwa. Amen. Nkuko turi kuganira gusenga gufatanyije no kuramya, ndagira ngo uyu munsi njyewe mvuge gusenga gufatanyije no kuramya nk'igikoresho cy'intambara y'umwuka. Iyi si igira intambara tubona. Ukraine and Russia bari kurwana, muri Congo bararwana, hehe hose bararwana. Ariko hari ahandi habera intambara mu buryo tutazi hitwa mu mwuka. Iteka ryose kugira ngo intambara tuyibone nk'uko tuyibona, iba intambara iri fiziki, iba yahereye mu ntambara yo mu mwuka. Kuko ibiba hano ku isi ni igicucu kiba byabereye mu mwuka. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibasha kurema ibiboneka mu bitagaragara. Bivuze yuko hari igihe cyo kubaho ikintu kitagaragara, ariko bitavuze yuko kuba kitaboneshwa n'amaso kitariho. Ariko hari n'igihe icyo kintu kigaragara tukakibona, ariko iteka ryose biba byahereye mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu intambara zose tubona hano ku isi tutitonze zatwara ubuzima bwa benshi, ariko nanone twitonze neza nk'abanyamwuka zose dushobora kuzihagarika. Kuko ni iyo ufite amaso y'umwuka akora neza. Intambara yari buzatera igihugu runaka uyirwana kare ntirirwe ihashyika. Numvise inshuro nyinshi ukuntu muri South Africa abasenzi baho bahabo muri 90 ngira ngo bahishuriye yuko hashobora kuba genocide.
barasenga birukana umwuka. My brother, biroroshye cyane gukubita umwuka w'intambara mu mwuka, nyuma uwo mwuka ukazava ntugere hano ku isi, nimba navuga gutyo, ku isi y'ibifatika. Rero intambara itagaragara iba yabanje kuba, nimba navuga gutya, intambara igaragara iba yabanje kuba intambara itagaragara. Iyo hatabayeho rero amaso y'abanyamwuka ngo bayirwane, bitume wenda bayibuza kuba intambara igaragarira amaso yacu, iyo ntambara ishobora guhitana ubuzima bwa benshi. Nusoma mu gitabo cy'Abefesi ibice 6 ku murongo wa 12, tuhasanga aya magambo avuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirane n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Haleluya! Intambara yacu nk'abanyamwuka dushobora kurwana iy'umubiri, ariko cyane hari intambara ibe y'umwuka ibidutegereje, kuko iy'umwuka niyo ibanzirize intambara igaragara tubona. Niyo mpamvu iteka ryose dukwiriye kurwana iy'umwuka mbere y'uko turwana iy'umubiri, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Umunyamwuka afite uruhare rukomeye rwo kurinda isi ibifatika akoresheje intwaro z'umwuka. Sintinda cyane ku ntwaro zose z'umwuka, kuko ziri mu bwoko bugera muri 2. Harimo icyo bita defensive weapon and offensive weapons, hari cyangwa se armor uko wabyita. Intwaro z'ubwirinzi, hari n'intwaro zo kurwanisha. Ibyo turabisanga mu Befesi ibice 6 ku murongo wa 14 n'uwa 18. Ariko reka mvugeho gato kugira ngo mbashe gusoza ku ntwaro yo kurwanisha bita kuramya Imana. Mu gitabo cy'Abefesi ibice 6 ku murongo wa 18 havuga amagambo avuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya! Ngo kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Akantu ushaka nakavuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Muri ubwo buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, haleluya, harimo n'uburyo bwitwa kuramya Imana. Ubwo buryo nibwo tugiye kuganira. Rafele crochet de var. Kuramya Imana ni igikorwa cyo kwiyegereza no kwegera Imana bitewe n'imyifatire ndetse n'ibikorwa byayo byo kuyireshya. Haleluya! Ntabwo ari ibintu abantu bahimba, ni ibikorwa byo kwiyegereza Imana no kwegera Imana bitewe n'imyifatire n'ibikorwa byayo byo kuyireshya. Reka mbisobanure muri aya magambo. Uburyo bwiza bwo kuramya ntabwo ari ukuririmba tu, kuko n'abandi bararirimba. Ariko uburyo bwiza bwo kuramya ni cya gihe ukoze igikorwa, cyangwa se ni mu gihe uririmbye indirimbo yawe ikareshya Imana ku buryo Imana itabasha kugira amahoro itaraza ngo ikwegere yumve iyo ndirimbo uko imeze. Nibyo bita kuyireshya. Iyo wayireshye cyangwa se iyo uri kuyireshya, ibasha kuziga ikajoyininga ibyo urimo. Nibyo bita kuramya Imana. Imana ni inyacyubahiro gikomeye ku rwego rw'aho ibonwa gusa n'umuntu wakoze ikintu kiyikurura. Utakoze ikintu kiyikurura biragoye ko wayibona. Biragoye kuko ntugira umwihariko wo kubana nayo by'umwihariko, kuko ikugushiriza imvura nk'uko ibikorera abandi.
igukorera ibyiza nk'uko ubikorera abandi, ariko iyo ufite umwihariko wawe nayo uba uzi igikorwa ukora kigahita kiyikurura direct. Icyo nicyo bita kuramya. Haleluya. Kuramya si ukuririmba, ahubwo ni ukuririmba indirimbo y'ubuhamya bw'umutima. Kuko ni benshi baririmba, ariko ni bangahe baririmba? Aye, ndibutse we. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya Benazafu, nimva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bwigendera. Kuramya kwiza gukwiriye ni ukuramya kw'imvamutima, hahandi bikurenga. Haleluya. Ugakora igikorwa gikurura Imana. Haleluya. Kuramya biri mu bwoko bwinshi, kandi kuramya si ukuvuga ngo uratanga ituro. No. Ahubwo ni ugutanga ituro rinyeganyeza umutima, rikanyeganyeza n'umutima w'Imana. Ni ituro ry'agaciro, kuko Imana ari inyacyubahiro gikomeye. Ikintu kitagukanza umutima ngo kiwunyeganyeze ntigishobora kunyeganyeza umutima w'Imana. Mu buryo bworoshye, Imana ibishaka wowe, ntibishaka ibyawe. Niyo ugerageje kuyiha ibyawe, yihe bya bindi bikunyeganyeza umutima, kuko icyo kintu nicyo kireshya Imana ikaza kureba, kavuga ngo byagenze bite. Hari uburyo nka bubiri butuma Imana iza kureba. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwo kuramya, kuko Imana iri imanukira ikavuga ngo sinaciye ku presence. Hari n'ubundi buryo bubi, aho abantu baba bari gukora ibyaha. Nibwo buryo yamanutse ije kureba abantu bari bubatse umunara w'i Babeli, ariko si bwo buryo tushishikariza abantu gukurura Imana. No, kuko yije muri ubwo buryo turayumva ibamerera nabi cyane, ariko yije mu byishimo byo kuramya. Haleluya. La crèche very grande ibasha kumukorera ibitangaza. Imana yiteguye kugukorera ibitangaza ku kuramya kwawe. Bavandimwe, kuramya si ibya hano mu isi, kuko bigirwa n'abafite muri bo identite y'ijuru, kuko abo ntibaramya Imana byo kuyikurura, ahubwo baramya Imana kugira ngo bahorane nayo ibihe byose, kuko bayimenyereza kuba ahantu idashobora nayo kuba yahava. Iyo wamenye Imana, iyo ukorera Imana, utuma iba mu buzima idashobora kukurivinga, idashobora kukugira uruhande, kuko wakreye worshiping environment mu buzima bwawe. Haleluya. Ibyo nibyo bita kuramya. Ibyo nibyo bita. Umwami Dawidi ni urugero rwiza rw'umuntu wakoreye Imana, akayiramya mu kuri no mu mwuka. Byageze ku rwego aho ayubakira ihema, ashyiraho abaririmbyi baririmba 24 hours buri munsi non stop, basimburanwa, kugira ngo Imana itazakora ikosa, nimba navuga gutyo, ryo kuva muri Isirayeli. Isirayeli ubu ni igihugu gikomeye. Ku bintu byose Dawidi yakoze gusa imyaka 33, nimba atari 40, 40 nayo. Haleluya. Kuramya Imana ni ibintu bidasanzwe cyane, ku buryo mu mateka byakoze bake, ariko abo babikoze bariho.
haleluya 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 haleluya. Dawidi kubera kuramya Imana, kubera gutuma Imana ihora hafi ye, haleluya 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 haleluya, yageze ku rwego rw'ahavuga ngo no, njyewe ubwanjye ndabona ntahagije, ahari bizangora, bizangora kugumana n'Imana mfite izindi nshingano. Ashyiraho iyo korari aho, nawe akaza akaba umuyobozi wabo. Kuramya byo kuri uru rwego rwa Dawidi ntibikorwa n'umuntu umwe, ahubwo bikorwa n'abantu benshi bahuje umutima kugira ngo batume Imana itava aho hantu. Kuko ni Dawidi yabishyize ku rundi rwego, abigira national duty. Kuramya turabisanga mu ngoma za kabiri za mbere 16 ku murongo wa 37. Dawidi yari umustrateji mu bintu byo kuramya cyane. Haleluya. Urwo rwego rero ba Dawidi bari bariho rwo kuramya ni rwo rwego ruhinduka intwaro yo mu mwuka. Iyo utaragera ku rwego aho kuramya kwawe guhinduka intwaro itera umwanzi Satani ubwoba, uracyari muri garidiyene yo kuramya. Kuko kuramya kwacu kwagakwiye guhinduka intwaro itera umwanzi Satani ubwoba. Dawidi urwego yari yarashyizeho kuramya kwiwe, ntiyari afite imbaraga zirukana dayimoni akoresheje izina rya Yesu, ngo mu izina rya Yesu ndagutegetse dayimoni asohoka. Hari n'ababikora ntagende kubera yuko nta kintu kibarimo. Dawidi we yakoreshaga kuririmba gusa no gucuranga, dayimoni agahita ava muri Sawuli. Le greshe devar, kuvuga ngo kuramya Imana byo ku yindi level, byirukana abadayimoni, bikubita ibinyamwuka byose. Haleluya. Gucuranga kwa Dawidi kwakuragamo abadayimoni muri Sawuli. Arakarimbo twaririmbaga kera tukiri bato, karavuga ngo Dawidi yarungana mutushimisha Imana, yararirimbaga imyuka mibi igahunga, yararirimbaga imyuka mibi igahunga. Dawidi yari yarazamuye urwego rwa worship ye ko kuramya kwiwe ku buryo yari yaraguhinduye intwaro. Ubu buryo rero ni nabwo umwuzukuruza we Yehoshafati yakoresheje ubwo yari atewe n'Abamoni n'Abamowabu ndetse n'abo ku musozi Seyiri. Kuko ntiyigeze afata intwaro ngo arwane nawe. Nibyo twatangiye dusoma. Baramuteye, abona n'abagabo bamurusha ubwinshi kuko yari atewe n'ibihugu nka 3: Abamoni, Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri. Kandi ndagira ngo nkwibutse yuko Abamoni n'Abamowabu bakomoka kuri Loti. Yari intambara y'abavandi, kubica ari kuba ameze nk'uwimeneye amaraso. Ndagira ngo mbibutse yuko Loti yari umwana wa mukuru wa Abrahamu. Nta kuntu byari bushoboke yuko barwa. Yehoshafati umwana wakuriye, wari ufite sekuruza wubatse kuramya mu buzima bwe, akora ikintu gikomeye. Aravuga ngo reka turamye Imana. Nuko ashyira abaririmbyi imbere ngo bagitangira kuririmba no guhimbaza. Soma Bibiliya yawe neza. Ngo Uwiteka ashyiraho abo gucira igico Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri bari bateye i Buyuda, ngo bagira bati baraneshwa. Wumvise ari Umwisirayeli n'umwe wigeze urwanda. Nuko Imana y'ubwayo niyo nyirwa. Kuramya kwawe ndifuza yuko guhindura
ukuzamura kukaba intwari itera ubwoba umwanzi Satani. Impamvu Imana ituma indirimbo uririmba ihinduka intwaro nuko yo ubwayo iba idashaka kuva ahantu hari iyo ndirimbo, kuko ikurwanira ku nyungu igufiteho. Imana mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye. Imana kuko iba ikubona nk'igisabo kijishemo amashimwe yayo, ituma buri kintu cyose ukoze, buri ndirimbo yose uririmbye, buri gusenga kose usenze ufatanyije no kuramya bihinduka intwaro ku mwanzi Satani. Niyo mpamvu kuramya kwacu kudasanzwe, kuko ukwiriye guhinduka intwaro zitera ubwoba umwanzi Satani. Soza mwene data, mu gihe usenga, icyo nkwifuriza ni uko usenga utitaye ku bibazo byawe, ahubwo ujye usenga witaye ku gushaka kuba hamwe n'Imana mu buzima bwawe. Ndetse no muri icyo gihe usenga, kuko ibibazo byawe bikurwaho nk'uko protokole w'umunyacyubahiro babanza gukuraho umwanda mbere y'uko uwo munyacyubahiro ashyika. Nibwo buryo bwo kuramya Imana, guhinduka intwaro. Iyo wamaze kumenyereza Imana kuba muri presence yo kuramya kwawe, ibibazo byawe abamarayika ntibashobora gutuma Imana izahangara ibibazo, babikuraho mbere kugira ngo Imana ibe mu mashimwe gusa. Ndashoje. Igihe cyose I repeat, wifuza kuramya gutanga umusaruro, wifuza kuramya gukwiriye ko ku rundi rwego, wifuza gusenga gufatanyije no kuramya, uzaramye utitaye ku bibazo byawe, ahubwo uzaramye witeguye kwakira Imana no gutindana n'Imana. Ijambo ry'Imana rituganze uyu munsi n'iteka ryose. Amen.